Nyagasani Yezu n'abane na hamwe. Amagambo yo mu nkuru nziza ya Yezu Kristu uko yanditswe na Matayo. Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 38 kugera ku 42. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati, mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa ijisho, iryinyo rihorerwa irindi. Jyeweho mbabwiye kudashyamirana n'umugiranabi, ahubwo nihagira ugukubita urushyi ku musaya w'iburyo, mutegeze n'uwundi. Nihagira ushaka kuburanya ngo agutware ikanzu yawe, mwegurire n'igishura cyawe. Nihagira uguhatira gutera intambwe 1000, muterane 2,000. Ugusabye umuhe, n'ushatse kumuguriza ntukamwihunze. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Inkuru twumvise mu isomo rya mbere ya Yezabeli n'umugabo we Akabu, ndetse n'uyu barenganije Naboti, irazwi cyane. Iri muri za nkuru umuntu amara gusoma akumva atavuga ngo iryo ni ijambo ry'Imana, kuko huzuyemo akarengane, huzuyemo ubugambanyi, kandi nubwo ari ako kanya kameze nk'umwijima muri iki gice twashatse kuguma twitaho muri iki gitabo cya mbere cy'Abami, n'ubundi n'ibizaza bisa naho ari urumuri, ntabwo bitandukanye cyane. Iyo tubonye hari aho ubugome bw'abantu bwiganje, hakaba hari aho tubona ukwihorera nako kwigishijwe, hari igihe twibaza ibyo turimo cyangwa ibyo dusoma niba hari aho bihuriye kuko n'icyo Nyagasani ashaka. Ndabihuza nimwe mu makomantere ntigeze gusoma kuri channel yacu, umuntu avuga ko atarazi ko Ivanjiri bivuga inkuru nziza ya Yezu Kristu. Ariko impamvu Kiliziya yakomeje gukoresha ijambo Ivanjiri, nuko Ivanjiri itavuga gusa ibintu byiza, ibyo amatwi ashaka kumva. Hari n'igihe itangaza inkuru irimo umukiro, ariko ugomba kunyura mu muti ushaririye. N'ubundi ni ijambo ryaturutse nko yavuga ko ari nko mu rwego rwa gisirikare, Abagereki n'Abaromani. Iyo umutware w'abasirikare yoherezaga Ivanjiri ku rugamba, yabaga boherereje agapapuro gato cyangwa se ubutumwa bugufi buvuga icyo bagomba gukora, kandi akenshi ntabwo icyo bagombaga gukora cyavugaga ko bagiye kuva ku rugamba noneho ngo babe bameze neza, baryame basinzire, bote izuba, barye bahage. Akenshi hari igihe yabaga basabye gufata icyemezo gikomeye cyane, ariko kubera ko ari Ivanjiri ari iyo nkuru twavuga nziza mu Kinyarwanda, iyo dushyizeho nziza dukeka ko gusa ari twiza, icyo gihe bagombaga kuyubahiriza uko itanzwe. Hari igihe yabagamo rero ibyemezo bikomeye biri busabe ko abantu binjira mu bwitange budasanzwe.
Urebye rero ijambo ry'uyu munsi kugira ngo turikuremo impamba biradusaba kumva neza koko icyo umuntu yita ijambo ry'Imana, nko muri iyi nkuru ya Nabote ugambanirwa na Isabelle kubera ko yanze guha umuzabibu we umugabo we Akabu. Hanyuma tukanareba icyo twavana mu ivanjiri kubwira ko ibyo Yesu agusaba atari uguhangana n'umugiranabi, kandi bimenye kamere yacu irabizi cyane. Muzarebe n'umwana iyo aguye hasi, iyo uvuze uticira ahangaha ugakubita hasi arahora. Byo kwihorera turabizi nta kidasanzwe. Twakuramo iki rero mu ivanjiri tubwira ko umuntu ugukubita urushyi umutegeza n'undi musaya, cyangwa uwushaka kukwambura ikanzu yawe ukamuha n'igishura, uwo ugusabye kugendana nawe intambwe runaka ugasumbyaho ugakuba kenshi. Ni ahangaha ubutumwa bw'uyu munsi buhishe. Ingingo ya mbere iri jambo ritubwira nuko mu nabi ya muntu haba hahishemo umugambi wa Sekibi. Ibyo nta kubica ku ruhande. Kandi umugambi wa Sekibi ni ugukoresha uwumwumviye wese nk'igikoresho cye, akaba avuye atyo mu bamurwanya. Uburakari butubamo, imbaraga zo kwihorera zisa naho ziri muri kamere yacu ku buryo bworoshye. Sekibi arabizi neza ko iyo abyifashishije agera kuri iyo ntego yo kutuvana mu mubare w'abamurwanya tukajya mu mubare w'abamukorera akazi. Kuko iyo urakaranyije n'uwo wakurakaje ntabwo uba umusumbya icyo ari cyo cyose. Ni niyo mpamvu ahantu hose mu ntambara zinyuranye ku isi ndetse no mu midugararo, iyo abantu bibeshye bakinjira mu kwihorera baba biyambuye imbaraga z'ubutabera. Birangira abantu bahora babibutsa bati namwe mwagize mutya, namwe mwakoze mutya. Hanyuma bikarangira ntawe ushobora kuvuga ko we asumbye imbaraga, izo mbaraga z'ubutabera, cyangwa ngo yumva zikomeyeho kurusha abandi. Kwihorera ni ukumvira Sekibi no kujya mu mubare wabi, kandi uwumutije rwose umurindi. Iyi ngingo nyitinzeho kubera ko uretse n'ubabajwe n'undi, n'ubabajwe n'ubuzima agashaka kubwihimuraho akoresheje cya kindi twita guhora iteka yumva ababajwe n'ibiri kumubaho, kwiheba bikamuviramo guhora iteka yumva yaburanya Imana, yakwiburanya, yaburanya abantu. Uwo muntu atiza imbaraga ikibi kiri kumubaho, kikarushaho kugira ubukana kandi kikarushaho kumugirira nabi. Nko mu burwayi bwawe uramutse ugeretseho umunabi, ubwo burwayi bwitwaza n'umunabi washyize mu burwayi bwawe bukarushaho kukurembya. Habaho rero, murabizi ko umuntu ashobora kuba mu kintu cy'ikibazo ariko akakibanamo ubupfura n'ubukirisitu. Ubwo aba yatangiye kugitsinda, kuko naho muri icyo kibazo cye aba yahagize ahantu hatagatifu. Banza hari igihe tugeze kuganira nkavuga ngo dukwiye kujya tureba ibitoroshye biri kutubaho, byaba ari ibyago, byaba ari ibitotezo, byaba ari indwara, cyangwa se ibindi byago bisanzwe, nk'ibintu tudakwiye kwegurira Sekibi ngo abyifashishe tubwira ngo murabona rero ko Nyagasani mwakunze yabaretse. Ugomba kwicara mu bubabare bwawe ukabusingirizamo Imana, kuko nutabusingirizamo Imana uzabusingirizamo ijwi rya wa wundi ushaka ko uvuga nkawe ko Imana ikwanga itakwitayeho. Nibyo byabaye rero hano kwa Akabu. Akabu ntabwo ashimishijwe n'ubwami bwe ngo abushime aburyoherwe,
yumva agomba no kongeraho ko imbere ye niba hari isambu bagomba kumwemerera akayigiramo ubusitani, kandi ari umurage w'uyu muntu witwa Naboti yarazwe n'ababyeyi be, nawe ufite uko ayumva n'uko ayiha agaciro. Kuko rero atashimye iby'Imana yamuhaye ngo abiturizemo bimwigishe kubaha iby'abandi, niyo mpamvu uru ruhererekane rwose rw'amabi rukunze rushobotse. Ubundi inyota n'irari ryacu niho Nyagasani adufatira, ariko ni naho na Sekibi adufatira. Nyagasani agufatira mu cyo unyotewe n'icyo usonzeye. Niba usonzeye ubutungane nk'uko ivanjiri ya Matayo bivuga ko uwo usonzeye ubutungane ahirwa, Nyagasani muzagendana amaherezo ubutungane uzabugeraho. Ariko niba hari irari no kurehareha wumva wifitemo bigendanye no kumva wakora icyo ushoboye cyose ngo ugere ku bukungu cyangwa se ku yindi kundi kugubwa neza byihuse, niyo byaba uri kurenganya abandi, ibyo nabyo shitani zabyifashisha ikwigarurije. Ni byiza guhora iteka tuzirikana ko aho hantu iyo twahageze tuba dushobora kuba umukozi w'uwo ari we wese. N'ibigeragezo rero cyangwa se akarengane muri rusange kifitemo ubwo bubasha. Iyo umuntu atagomeye, kugomera ndi gukoresha ahangaha ni ijambo dukoresha nk'iy'abantu bari kubaka icyo bita urugomero, ni ukuvuga amazi bayubakira urukuta ntabe agitemba. Mu buzima hari igihe uba wumva ugomba kubaka urukuta kugira ngo ubugome aho bwari bugeze ntibuze gukomeza, ukaba watumye buhagararira aho ngaho. Iyo wabikoze utyo rero, cyangwa iyo ubyifitemo nk'ibyifuzo, nibyo Yesu aduhamo izi mbaraga zo kumenya icyo gukora. Ntabwo watangira kubangura urushyi rwawe, ikiganza cyawe ngo gihinduke urushyi, nkuko nkunda kubivuga, ngo nuko hari uwugukubise, kuko wowe ntabwo uri we. Ntabwo watangira kuba umuntu uhanganiye ibi na biriya kubera ko haje uje kukurenganya. Strategy cyangwa se amayeri Yesu yatwigishije murayazi. Si no muri ivanjiri gusa, hari n'aho tubwira ati njyewe ndabohereje ngo mumenye kuba nk'intama mu birura. Murabizi neza ko mudahinduka ibirura ngo nuko ibirura byabatatse, kandi muzabe n'inyaryenge nk'inzoka ku buryo mushobora kunyura ku bintu bitabihungabanyije. Nibwo butware. Muzabe kandi abantu bifitemo ituze nk'iry'inuma. Icyo bita candeur mu Gifaransa ni iryo tuze ridahungabanywa nuko hari bitari kugenda ahondi, ahubwo nkamenya kubiha icyerekezo kubera yuko nabafashe umwanya wo gutuza. Iryo tuze nizo mbaraga zikomoka ku Mana zigatuma noneho mbasha guhagarika inabi iri gutemba nk'umugezi usuma. Ubwo buryo bwo gutekereza ko ntagomba gukoresha ingingo zanjye ngo zihinduke imbaraga zo guhora, nibyo bituma mpagarika inabi ngahinduka umuntu utangiye inzira nshya. Bavuze mu Cyongereza ngo you have to be the channel breaker. Gomba kuba umuntu utuma inabi yatangiye igira aho igarukira. Iyo bitagutangiriyeho ineza ntabwo ishobora ukomeza nawe ukaba umuyoboro w'inabi. Nizo ngingo ebyiri rero, ingingo yuko tugomba kongera kurinda aho hantu navuga ko tugeragerezwa, ntihabe aho Sekibi yifashisha tukemera nanone kuhagaragariza ukwemera. Hanyuma icya kabiri, tukamenya kumvira Yesu n'uburyo bwe kugira ngo tubashe guhagarika inabi ya muntu, kuko inabi irahari. Ariko niba twarabatijwe, Yesu yadushyizeho ngo duhinduke abantu bashobora gutangaza inkuru yindi, inkuru nziza noneho ishobora kuba ivanjiri itari ya yindi, ishobora no kuba irimo ibikakaye gusa ngo ihore iteka inaniza, ahubwo ivanjiri y'ineza n'urukundo
ikazahera, kubera ko ibyatunanije tugerageza kwiharanira byari byiza, byari bikenewe, kandi nubwo byatuvuniye igihe kirekire twageze ku ntego uko Nyagasani yabidufashijemo. Nyagasani rero narebe abantu bose bari gutanga imbaraga zabo ngo bahinduke imiyoboro y'ineza, maze akomeze abashyigikize impuhwe ze. Kandi muri iri sengesho ryacu natwe turebe aho dukeneye cyane cyane gukomera ku myumvire ya Kristo no kwibera abahamya, kugira ngo inabi Sekibi akomeza kubiba mu bantu tuyitesha agaciro, tunayimamayira. Nyagasani Yezu nabane namwe.